bagitsinda kabikazira oya soma babwire bagitsinda gufatanya tugire ejo heza heza kurushaho heza kurushaho rero utifuza kugira ejo hazaza none se waba uri nahereye mu buto bwanjye. Hello people, mumeze mute? Nizere ko mumeze neza cyane. Ni wa muhungu wanyu Pasi. Ndabakunda cyane. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku bintu bijyanye na YouTube. Kamanzi nicaye. Umva bro, buriya ikintu leta YouTube kirarusha. Kirazengereza. Uzi ko YouTube ikurishijwe neza. Ibi ndi kuvuga aba content creator nabo babizi, ariko umutamu creator ntabyo. Urugero ushobora gufungura channel ukamara imyaka 7 ibi bintu mvuze mu byumve neza, ukamara imyaka 7 utarahembwa kubera ko nta mbaraga wabishize, ariko ukoze cyane ukabishyiramo imbaraga byose birakunda tu, byose bisaba gukora. Uyu munsi tugiye kuganira ku bintu 4. Kamere ku cyambere tugiye kuganira ku buryo ki wakitwara kugira ngo channel uzamuke. Yego yanjye ntabwo irazamuka neza, ariko hari strategy nzi neza zagufasha kuzamuka. Uburyo bwa kabiri turiga ku buryo wakitwara YouTube yawe ntisibe. Kabere kuganira kugira ngo channel buri izamuke bisaba gukora cyane, gukora video nyinshi ziri mu bwenge. Iyo bavuze video nyinshi hari umuntu utawumva ngo ni gushutinga video buri munsi idafite ikimazo, ugasanga umuntu yaprodinze video bro nawe ubwo akaba atayireba, sibyo? Basi uploadinga video nawe wabasha kureba, sibyo? Uploadinga video nawe wabasha kugira ute kureba, ukikore neza ugende wandika. Hari ikindi kintu ku bantu bakora content zisaba abantu benshi, buriya bintu rero nabyo bisaba kwitwararika, sibyo bro? Hari igihe abantu baza kugukina muri channel wenda hari ibyo mwumvikanye, ibintu babona biri kuzamba bakigendera. Abantu barahari. Tekinike ya mbere ugomba gukoresha ni ugukoresha abantu bakeya bashoboka, kuko nukoresha benshi ukuntu bizagenda hazavamo umwe atangire kubashyiramo ibintu bitari byiza. Byambayeho ngenda bizi neza, batangire bigendere. Ikiza koresha bake kandi ukora ibintu byiza, nanone ukora ibintu bishizemo imbaraga kugira ngo wenda muhembwe, kuko namwe nyine murabizi ukuntu nabyifashe. Niba umuntu aza wenda 3 mu cyumweru akama ntago bro, ibaza umuntu wamara imyaka 3 aza kugukinira atarahembwa, biragoye. Bishobora bakibara na baramubona bageze hejuru, hari abandi basigaye hasi nyine, bamwe banga gukora nabo ubifuza gukora nabo bitagikunze kubera iki bacitse intege. Bisaba kudacika intege kuri YouTube. Ubundi buryo ngiye kubabwira YouTube, nigeze gukora ikiganiro YouTube channel yanjye bayitsibye, ndabibabwira. Hari abaje baramfasha, basanzwe bamfasha, narabashimiye, ariko tugiye ku buryo ki wakitwararika channel yawe ntisibe. Uburyo wakoresha, irinde gukoresha video z'abandi. Brother and sister, mwirinde gukoresha video z'abandi. Ikindi, mwirinde gukora violence. Amategeko ya YouTube yashizeho, mwagenda mukayasoma kugira ngo channel yanyu itagite idasibwa. Ariko ibaze nawe kuba wenda umaze tuvugana nk'imyaka 2 ukora, sibyo? Channel yawe yakitse. Uzi amafaranga umaze gutakaza, uzi igihe waratakaje, uzi abantu mwakoranaga igihe baratakaje, ni igihe kinini cyane. Niyo mpamvu ugomba gukora ibintu bishize mu bwenge. Basi kora bike wenda ariko ushire mu bwenge. Niba washobora gukora byinshi mu bwenge nabwo bikore. Okay, ubundi buryo tugiye kuganiraho
ni uburyo bw'ibikoresho twese ntabwo ariko dufite ubushobozi bungana. hari ufite kamera, hari ufite telefone, dore ko ibintu byoroshye. Ngiye kubereka ibikoresho mushobora gukoresha kuri YouTube kandi nta kibazo kiteye, YouTube yawe ikazamuka. Igikoresho cya mbere, kamera abana mfashe uzamure kamera nabona kugora. Igikoresho cya mbere ugomba gukoresha iyi telefone. Uri kuyireba ngo ni Imagine. Telefone ifite gigabyte 32 nta kuntu itagufasha kuzamuka kuri YouTube. Yagufasha cyane ugakoraho content. Hari content ukora ugaragara, hari izuko utagaragara, izo arizo zose yagufasha. Ushobora gutangira kwishusha itameze neza yego, ariko ko ibintu bigenda biza ni kugenda nyine nawe uhindura ibintu bikagenda neza kurushaho. Okay, akarusho, uramutse ufite ubushobozi wakoresha mashini. Iyi mashini rero ufite ubushobozi, iyi ngiyi yagufasha ibintu byinshi cyane. Wayitegera video zimeze neza, ibintu bikagenda neza. Inshuti zanjye rero aba content creator mwese mu rukunyumva n'utari mu content, dore ko nudakoresha YouTube hano mu Rwanda, namugira inama yo kuyifungura. Kuko ibintu bigiye guhinduka. Sinzi niba mutareba buri isi turi kuganamo, ntabwo igikoresha uburyo bwa kera, tugeze mu buryo bwo gushaka amafaranga ku mbuga nkoranyambaga. Abatabishaka bazasigara baba bacakara abandi bakoresha imbuga nkoranyambaga. Ibintu umuhanga yamaze kubona cyane cyane umuntu uzi ubwenge yahita bimubije ukuntu bibona biravunitse cyane. Ariko tubafitiye ibintu byinshi byo gukora. Dufite byinshi byo gukora, tugiye gutangira gukora amafilime, dukora ibintu bitandukanye, tubageze ibintu byinshi byiza cyane. Muzagerwa kandi ndabizi. Bakunzi bacu rero ndabakunda cyane. Ariko burya hari umuntu wankamera inyuma ya kamera bamwita kuri YouTube bamwita Eva Manisha. Eva. Eva Man. Mwese umusaza. Shandakomeye cyane nanjye mba nabikurikiranye ruzungu. Nawe ndabisumaze muri kariyeri igihe kirekire rero. Oya, iyi kariyeri uru ruganda turimo rw'umuziki bisaba guhatana. Bisaba guhatana ibyo kurambirwa wapi. Urambiwe ni wagerayo. Ariko konzi ko maze n'igihe wagiriye namo umuntu maze igihe muri ibi bintu koko atabona amafaranga cyangwa akora bikanga byarangiye se muzi ko byanga. Ariko rero kujyamo wumva yuko uri bukore bigahita bikunda uba ufite n'ikibazo. Wowe teganya yuko bishobora kwanga. Nuteganya yuko bishobora kwanga uzahiga uzi yuko ahantu urimo guhigira byanze bikunze ari inzira igoranye cyane. Naho uwo mwanya iyo uvuze ngo ndakora bihita bikunda amana ucika intege. Wibaza ngo nge nagezemo 2 kangahe 2021 ndumva rero nije muri uru ruganda. Ariko kugeza iyi saha nzi ngo nzayabona ryari. Ayaya bisaba guhatana utazi igihe uzabonera amafaranga. Kandi hatari ko ntibwoba. Oya ntabwoba ntabwo. Niba ufite gahunda yo gukora uzakora. Niba udafite gahunda yo gukora ntabwo uzakora. Ariko dukore. Reka ngari nanjye ndaye byari byo. Ikintu nagushishikariza nuko twakora. Gahunda niyo gukora pe. Reka dukore igihe nikigera tuzarya. Kandi tuzarya neza bitunezeze. Bihanze amaso. Rupasi wowe nanjye iyo ureba ubona ari nde winjiyemo mbere mu muziki muri ibi bintu by'ubunuza by'ubuhanzi. Igihe urebye uzigenda bimazemo wenda. Ni wowe ushaka ari wowe winjiyemo 2021. Wowe waravuze wagiye ushaka kuba waragiye mu ryari? Ushaka kuba waragiye mu 2022 niba ni 2022. Urakora kugeza iyi saa tukigwana no gukora. Ubu ndakihirira nibyo nabaze mvuga kare. Narakoze baratsiba. Nubu wakora bagasiba kandi nubu wakonge. Nakongera nubwo batsiba nongera paka kugeza ku iherezo. Kugeza igihe bizakundi cyane. Man. Noneho muri iyi minsi jya ubwira abakunzi bawe bakomeza bakurikirana na Eva Man TV show. Eva Man TV show mugende murebe nyaboneka. Ariko muri iyi minsi ari ahantu ndimo guhigira. Niba dore ubu ngubu bashobora kurebera shusho iri inyuma yawe bahita bagira icyo bibwira.
Time P aho hantu rero nanjye muri iyi minsi niho ndimo kurira aho hantu niho ndimo kurira aho hantu ngo ni Time P ayo ni amafaranga arimo kwigendera kubaka itsinda ko bikazira oya soma babwire kubaka itsinda gufatanya tugire ejo heza heza kurushaho rero utifuza kugira ejo hazaza none se waba urinde utemera kwinjira muri Time P ngo nawe ejo uzagire ejo heza hazaza evamo bahe nimero zawe bakubaze nomero yanjye rero bambaza kugira ngo dukurikirane bamenye ukuri kwa Time P cyangwa mubasobanurire bakeneye no kwinjiramo bamamagara kuri 0783388875 nshuti zanjye nkunda muri abafana bacu yaba ari kuri Rupasi yaba ari kuri Everman nzi yuko muri inshuti zacu kandi mudukurikirana cyane tubashimira umunsi ku wundi mugerageze rero niba mukeneye kwiteza imbere mukabaho neza mugira icyo mukora muduhamagare tubafashe kuko Time P irimo iratanga amafaranga ntago ari ukubeshya pe ubwo aho ngaho ureba njyewe ubu ni ikirori cyarangiye cyari ikirori cyararangiye twaranyweye twarariye ahubwo se ugira ngo uyu munsi sinabonye ku kirori cyanyura oya ubwo tuba turimo kurya tukananywa reka buriya nari mbishyize mu nzagihe nawe ubumvuyemo uyu munsi rero bakunzi bacu mumenye ko twariye tukananywa ese aho umuntu yahagiye ahishara oya twariye twanyweye ngaza nimbate twariye twanyweye Time P iri ku isonga irimo iraduha amafaranga araryoshye birebe neza ni Time P kuri Time ntabwo nzi gusoma Time P kubaka itsinda ubwo ni cya gihe uba uri umukozi urumva uba utangiye kurenga gukoreshwa nawe ugiye kugira abandi bagukurikira nk'abakozi wamara kugira abandi bagukurikira ukubaka itsinda rero ibyo ntabwo Time P yigize ibyirengagiza yaravuze ati uyu muntu ushobora kubaka itsinda rikaba rirerire cyangwa rigakomera ndamuha amafaranga ndamuremera kugira ngo twubake ejo hazaza heza urumva bimaze kugenda gutyo Time P itumeneramo amafaranga iduha amafaranga pe ubwo iyo wubatse itsinda iguha amafaranga yo gukora igikorwa cy'imbona nkubone ibintu bikaryoha bikagenda neza Time P ariko ndashima cyane ndashima cyane Time P bakunzi kuko reka nkwereke Rupasi ngiye Time P yaje nka Android yenda kunsoranga nage hanze yaragiye kunjugunya cyangwa ari bunage hafi byari mu bigori nananyweye kunywa ho byari ngombwa ariko kunywa byari ngombwa yaragiye kundaga nage hanze mu bigori ndavuga ati none izi ndazibamba nzerekeza ngiye kumva numva umugabo bita Time P arangobotsa nyuze mu muvandimwe bandimwe araza arambwira ati ariko sha hari ikintu utazi hari hirya hari amafaranga ati hari amafaranga ati nawe tikagira inkuru rero mbarira neza abarambariye si ubundi yire kuri umuri rwose sibyo byiza Everman we oya ubwo uri kubona ruhagije nta kibazo wowe sha ubwo rero ibintu biba biragize biba biragiritse amafaranga mbanyariyeho nuko suka amafaranga ya Time P nayariyeho uwo muntu wamunganya iki se cyaheze sha namunganya iki ninga nyifite ko nayimuha ndarya buri munsi ndarya nkaryama umwana bya bindi hariye umuntu wigize kumbwira ati iyo umuntu afite abana akaba barya bagahaga iyo barya bagahaga uzajya inyuma y'inzu ye nijoro uzabimenya neza imisozi zaba irimo guturuka muri iyo nzu baba bariye bahaze icyo gihe umwe basura kiranga bapfa imisozi bariye iyo bariye bagahaga ariko iyo batahaze ntabwo bapfa imisozi imana rero bahaze none se ibi bintu byawe rero ubinjyanyemo neza ndi kubyanga ariko ngiye kubijyamo neza ibintu bya Time P bisaba iki kugira ngo ushatse wabigira ibyawe bisaba iki se bisaba iki se byagusaba iki kari ukwemera ugashora ni ugushora bashora hari amafaranga bita ingwate ibihumbi biterwa n'icyiciro ukeneye kujyamo hari 22 hari ibihumbi 90 hari ibihumbi 250 uburyo bigenda wowe
iyo ushoye 22 ku munsi baguhereza 625. Washora ibihumbi 90 ni ingwate bakaguhereza ibihumbi 2560. Washora ibihumbi 250 baguhereza 7200 ya buri munsi. Ubwo urumva ni amafaranga yigendera. 7200 buri munsi. 7200 ya buri munsi. Ninde utari uwo gukorera ayo mafaranga? Ahubwo se akorera bangahe? Ninde udakwiriye gukorera ayo mafaranga ngo nawe yarye yumva kameza? Time kwiri. Oya ongera babwire nimero hari. 078. Ubwo nuwadushaka ashaka kwiga muri akeneye ko tumwinjiza muri time kugira ngo ibintu bigere neza mwabonye. Nayibonye. Nukeneye ko tumwinjiza muri time 078 gatatu 888 733. One Everman yakwinjiza muri time P neza ukinjiramo ukicaramo uburyohe bukakubera uburyohe. Ibintu bikaturyohera. Uyu twabigukisha kandi no mu content creator wahata. Mu content creator umva turimo turategura ikintu bita filime muri iyi minsi. Bambwira ariko amapranka nkayanuza. Harya ni Mikinande n'imikina Regis. Na Regis. Hajya barangara ni pranka. Bafite pranka zakaga bari abatipe.